Ni gute abagabo babiri bafite uburebure budasanzwe bashoboye guhindura amateka ya sinema muri Afrika yose? N'abagabo babiri basa nk'abamaze kwibagirana muri sinema, ariko ibigwi byabo benshi turacyabikumbura bitewe na filime zakanyujijeho za Baby Polisi, Aki na Ukwa, Tom and Jerry ndetse n'izindi nyinshi cyane. Amafuti yabo n'amakosa yabo biherekezwa n'akajagari kadasanzwe ni benshi byakundishije filime za Nigeria. Ni gute rero nyuma y'imyaka irenga 20 ishize abantu bakaba bakibakunze? Twababonye kandi tubazi nka Aki na Ukwa cyangwa se Pawpaw. Iyo ubonye Aki wibaza mugenzi we Pawpaw aherereye. Hari inkuru nyinshi rero abantu benshi batabaziho. Ni inkuru y'urugamba, ni inkuru yo gusebywa, ni inkuru yo kwimwa amahirwe. Iyi ni inkuru ivuga ukuntu aba bagabo babiri bahindutse ibirango ndetse n'ibirangirire bya Nollywood. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya nyayo ya Aki na Pawpaw cyangwa se Ukwa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 Nollywood yari iri gukura ku muvuduko udasanzwe hano muri Afrika bitewe na sinema yari iri guhora isohora. Buri cyumweru hasohokaga filime nshya. Abakinnyi ba filime nka Peter Edoshi, Genevieve Noyi, Ramsey Noah ndetse n'abandi benshi bo muri Nollywood bari bamaze kuba ibyamamare ku rwego rudasanzwe. Ariko muri icyo gihe hari ikibazo gikomeye cyane. Filime nyinshi zo muri Nigeria zarasaga kandi zibanjemo inkuru z'amarozi, amakimbirane yo mu miryango ndetse n'inkuru z'urukundo. Nta muntu n'umwe wakekaga ko hari indi mpinduramatwara igiye kuba muri Nollywood ikayishyira ku ruhando nyafurika itewe n'abagabo babiri kandi bagufi cyane. Kwa 12 Ukuboza mu mwaka w'1977 muri leta ya Abia yo muri Nigeria havutse umwana yitwa Chinedu Ikedieze. Ababyeyi be bamukunze nk'abandi bana bose, ariko uko yakuraga byagaragaraga ko adakura nka bagenzi be. Icyo gihe abaganga basanze afite indwara ituma amagufwa ye adakura nk'ay'abandi. Hari abantu bamusekaga cyane bitewe n'indeshyo ye, bamwe batekerezaga ko ntacyo azigira yigezaho. Ariko Chinedu yari afite inzozi kandi ngari. Chinedu yizeraga ko azaba umuntu ukomeye. Yize amashuri ye neza ndetse aniga n'ibijyanye n'itangazamakuru bya mass communication. Nubwo ubuzima butari bumworoheye, yari afite ikintu kinini mu mutwe yapangaga kuzageraho. Nyuma y'imyaka mike rero, kuwa 20 Gashyantare mu mwaka w'1982 havutse undi mwana avukira muri leta ya Imo. Izina rye yitwa Osita Iheme. Nawe akorana ikibazo neza nk'icya mugenzi we wari uherereye muri ya leta ya Abia, nawe cyo kudakura neza. Abantu benshi baramubonaga bakamugirira impuhwe, hari n'abamusekaga. Ariko Osita Iheme yari afite impano idasanzwe, yakundaga gusetsa, yakundaga gukina, ariko nawe wari uzi ko umunsi umwe ashobora kuzasetsa n'isi yose ndetse n'abanyarwanda turimo. Mu gihe Chinedu yarotaga kuza mu munyamakuru, Osita Iheme we yarotaga gukina filime. Ariko ikibazo cyari kimwe, abakoraga filime icyo gihe ntibabonaga abantu bafite ikibazo cy'ubugufi nk'abakinnyi beza ba filime baziryoshya. Icyo gihe abaproducer b'amafilime babonaga ko bashobora kubakinisha amarore nk'ay'imyuka mibi, cyangwa se bakabakinisha role z'abana cyangwa n'utundi tuntu turi aho tudafite icyo twica n'icyo dukiza muri filime. Nta muntu wari witeze ko aba bagabo bombi bagiye guhindura amateka ya Nollywood muri rusange. Ariko icyo gihe amahirwe yari atangiye gukomanga, kandi filime imwe gusa yari igiye guhindura ubuzima bwabo ubuziraherezo. Mu mwaka wa 2002 Nollywood yari ikomeje gutera imbere, ariko abakora filime bahoraga bashaka inkuru nshya ndetse n'abakinnyi bashya. Muri icyo gihe
Chinedu Ikedieze yari yaratangiye kubona uturore duto muri filime ariko atarabikira icyamamare. Osita Iheme we yari akishakisha atarinjira muri sinema ariko yari afite inzozi zo gukina. Nta numwe muri wobo wari uzi ko bari bagiye guhura, kandi guhura kwabo kwari kugiye guhindura sinema muri Afurika yose. Bwa mbere bagihura, abantu benshi babonaga nk'abakinnyi basanzwe, ariko abakoranye nabo muri iyo minsi ya mbere bahise bababonamo impano idasanzwe. Urebye uko umwe iyo yavugaga mugenzi we akamusubiza mu buryo butunguranye, byari bitangaje cyane kandi binasekeje. Nibwo icyo gihe hafashwe icyemezo cyo kubahuriza muri filime imwe. Iyo filime yitwaga Aki na Ukwa. Muri Aki na Ukwa cyangwa se Pawpaw bakinnye ari abanyarugomo b'abanyamayeri menshi cyane. Icyo gihe baragenda barakundwa cyane karahava, bitewe nuko abantu batangiraga filime baseka ikarenda irangira bakimeze gutyo. Ntibyatinze Aki na Pawpaw batangira kumenyekana kuri ya Nigeria, mu bihugu nka Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika. Abantu benshi batangiye gukunda filime zabo. Mu Rwanda ho sinakubwira, kasete n'amasede yatangiye gukwirakwira hirya no mu gihugu hose, barya hit karava. Filime nka Aki na Ukwa, Baby Polisi, Turatsi, Tom and Jerry ndetse n'izindi nyinshi cyane zerekanwaga mu masare ya filime. Benshi bamenye nka The One, abandi bakazirebera mu ngo iwabo. Aba bagabo rero bagiye bagaragara muri filime zitandukanye, rimwe bakinaga nk'inshuti, ubundi bagakina bavukana. Nubwo abantu benshi rero bababonaga nk'abanyabwenya, ubuzima bwabo hanze ya kamera bwari butandukanye cyane n'ibyo abantu bibwira. Chinedu yakomeje gushishikariza urubyiruko kwizera inzozi zarwo ndetse no kudacika intege. Osita Iheme nawe yamenyekanye mu bikorwa byo gushyigikira urubyiruko no guteza imbere impano z'abana bakiri bato. Aba bagabo rero bombi bagaragaje ko kuba ufite ubugufi runaka bidakuraho ubushobozi bwawe. Bagaragaje ko kuba umuntu afite ubugufi bidakuraho ubushobozi bwe ndetse n'impano ze, ahubwo bashimangira ko impano n'umuhate ari byo bigena aho umuntu agera. Mu Rwanda hagati y'imyaka y'ibihumbi 2000 na 2010 filime zabo zari zikunzwe cyane. Mu mazina yavugwaga cyane harimo Aki na Pawpaw. Ku bana benshi bo muri icyo gihe, filime za Aki na Ukwa zabasigiye urwibutso rudasanzwe mu ntekerezo zabo. Aba bagabo babiri bagize uruhare rukomeye kugira ngo sinema ya Nigeria ikundwe mu Rwanda ndetse no muri Afurika hose. Kubera rero uruhare rwabo mu guteza imbere sinema ya Nigeria, leta ya Nigeria yabahaye icyubahiro cy'igihugu, biba nk'ikimenyetso cy'uko ibyabo bitari ibisekezo gusa, kahubwo ari bamwe mu bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu hose ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Nyuma y'imyaka rero irenga 20 bakina filime, amazina yabo niyigeze azima. Abantu bakomeje kubakunda kandi n'abakinnyi bakizamuka bakomeza kubafatiraho urugero. Kugeza na n'uyu munsi, Aki na Pawpaw bakomeje kuba mu bimenyetso bikomeye bya Nollywood. Aki na Pawpaw batwigishije ko ubunini bw'umubiri atari bwo bugena ubunini bw'inzozi z'umuntu. Bahuye n'imbogamizi nyinshi, ariko ntibigeze bareka inzozi zabo. Bahinduye ibyo benshi bafataga nk'intege nke babigira imbaraga. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi izina ryabo rikiri mu mitima y'abantu benshi. Hari abakinnyi benshi baza bakagenda, hari abantu bibagirana, ariko hari bake bahindura amateka. Aki na Pawpaw ni bamwe muri bo. Batangiriye ku nzozi zorohereje, batsinda urwikekwe, basekeje Afurika yose ndetse n'isi yose, birangira bahindutse abanyabigwi ba Nollywood. Niba nawe warakunze rero Aki na Pawpaw, Baby Polisi, Aki na Ukwa
cyangwa se izindi filime zabo bagiye bakina, andika muri comment iyo wakunze kurusha izindi. Jye nakunze Turats. Niwibagirwe gukanda subscribe utazacikanwa n'ibitaha.